Niba umaranye imyenda umwaka, imyaka 2 cyangwa imyaka 3 ukabona utawambara, ni igihe cyo kuwutanga. Niba kandi wumva udashaka kuwutanga, ugurisha. Umwenda utambara, umwenda umaze imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa umwaka umwe utawambara, ugurishe ubone amafaranga cyangwa se uwutange ubone umugisha. Ni ibintu ikaze ku Mubyeyi Magazine. Nkuko mubimenyereye twagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza heza. Nutarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo washyira imyenda yawe ndetse n'inkweto zawe ku murongo, ukabiha ordre, ukabiha gahunda, mbese ukagira imyenda ukeneye, ukagira imyenda nyayo kandi mizima. Usanga mu buzima bwacu bwa buri munsi tugura imyenda ugasanga ntituyambaye, ugasanga dufite imyenda myinshi cyane cyane nk'abagore cyangwa n'abakobwa, usanga tugura imyenda myinshi cyane, ariko nanone ugasanga ntabwo tuyambara, ntabwo tuyikoresha. Bigatuma rero usanga umuntu afite imyenda myinshi, hahandi ujya gushaka n'uwo wambara ukawubura kandi ubona ufite imyenda yuzuye. Hanyuma rero uyu munsi ikintu tugiye kurebera hamwe ni uburyo ukwiye kubishyira ku murongo. Niba ufite imyenda umaranye umwaka, imyaka 2 cyangwa imyaka 3 utarawambara ngo uwugira ahantu ujyana cyangwa wambare mu rugo, aka ni akanya ko kuwushakira umuntu wawuha. Hari abantu benshi badafite imyenda yo kwambara, hari abantu benshi babuze imyenda yo kwambara, hari abantu mbese bagira imyenda mbese badafite icyo kwambara. Rero bikaba ari byiza niba umaranye imyenda umwaka, imyaka 2 cyangwa imyaka 3 ukabona utawambara, ni igihe cyo kuwutanga. Niba kandi wumva udashaka kuwutanga, ugurisha. Umwenda utambara, umwenda umaze imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa umwaka umwe utawambara, ugurishe ubone amafaranga cyangwa se uwutange ubone umugisha. Ni ibintu bibiri. Umwenda utambara, umwenda umaze umwaka utambara, ugurishe cyangwa se uwutange. Kimwe rero no ku nkweto. Niba nanone ufite inkweto utambara, inkweto ukaba warazibitse, inkweto ukaba uzimaranye imyaka ingaho, ucaho ukazireba gusa, ni igihe cyo kuzitanga nazo. Hari abantu zishobora gukwira. Niba wenda warabyibushye, ikirenge cyarabyibushye, hari abantu bafite ikirenge kinanutse bashobora kwambara nimero nk'iyawe, zitange cyangwa se uzigurishe. Ni ibintu byoroshye, kuko kugira ibintu byinshi udakoresha nanone ntacyo bimaze, ni ukwigwizaho ibintu gusa bidafite akamaro. Ni byiza rero kugumana ikintu kigufitiye akamaro, kugumana ikintu ukoresha. Muri aka kanya rero njye nkaba mfite imiguru y'inkweto ingahera 4, iriya yo hejuru nyibereke. Nanjye nahisemo, hari iyo nahisemo gutanga, hari niyo nahisemo kugurisha. Uru rukweto nararwambaye ariko gakeya cyane, nta kibazo rufite. Ndarugurisha amafaranga make cyane, amafaranga 8,000. Niba wambara nimero 39 ugishobora kwambara urukweto rufite taro ndende, urukweto urabona iyi taro ukuntu ireshya. Niba ubona ushobora kwambara iyi nimero 39, uru rukweto nta kintu rutwaye. Ku 8,000 ushobora kurutwara, ushobora kurubona. Cyangwa se atari nawe ugiye kurugura, ukarugurira undi muntu, cyangwa se ukamwereka iyi video ukamubwira uti hano nabonye agakweto gashobora kugukwira. Hanyuma dore urundi rukweto. Urunguru narwo bya bindi nababwiraga byuko hari igihe ugura ikintu ntucyambare. Uru narwo naruguze sinarwambara, narwo ndarugurisha 8,000. Ntabwo ari igiciro naziguriyeho, ariko nibura kugira ngo ntakomeza kugira ibintu ntakoresha, nahisemo kuzigurisha 8,000. Hanyuma dore n'urundi, aka nako ni keza, sibyo? Nta kintu gatwaye, nako narakambaye ariko atari iminsi myinshi.
narwo ndarugurisha ibihumbi 5. Murabona ko ibiciro nabihanantuye. Hanyuma dore kandi gakweto, kano gasandari nako ni keza, nako ntabwo nkambara, ndakagurisha ibihumbi 5. Murabona ko rero ni ibintu byoroshye. Niba utagiye gutanga, niba ufite umwenda cyangwa urukweto udakoresha, urugurisha ubona amafaranga, cyangwa se urutange uruhe abashobora kurwambara. Kuko nanone kureka kwigwizaho ibintu nabyo ni ubutwari. Kureka kwigwizaho ibintu nabyo ni umuco mwiza. Iyo utanze ubona umugisha, kandi ngo utanga niwe uhabwa. Hanyuma rero nawe biragufasha muri wowe kugira kumva uruhutse mu mutwe, kumva nta bintu byinshi birimo kubera ibintu bigukikije udakoresha. Birashoboka ko wagira imiguru 4 y'inkweto ukayikoresha, kandi ukayikoresha neza, yasaza ikajugunywa cyangwa se ukayitanga ukagura indi. Aho kugira ngo ugure imiguru y'inkweto ugire nk'imiguru nka 15 udakoresha, oya ntabwo ari byiza. Rero niba ushaka kuba smart, niba ushaka kumera neza, niba ushaka kuguhora uri clean ahantu hose, ibintu udakoresha, ibintu umaze igihe udakoresha ubitse gusa, bigurishe cyangwa se ubitange. Hanyuma rero mwibuke yuko iyo ufite ibintu byinshi udakoresha, usanga ni hahandi n'umwanda uhera uzira. Ugasanga nk'ahantu inkweto zirunze ntabwo hakuburwa, ntabwo hakoropwa, ntabwo hagira gute. Ugasanga imyenda nayo kubera ubwinshi bwayo ntubona ukuntu yizinga. Ariko gira imyenda ukeneye, gira inkweto ukeneye, hanyuma ibintu udakeneye, ibintu ubona bidafite akamaro, ushyire ku ruhande bisohoke. Ngaya rero, niba ubona hari mugenzi wawe iyi video yagirira akamaro, ntubyihererane, uyimusangize. Hanyuma niba utarakora subscribe uyikore, ukore share, like, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho utaha.